Hello everyone, nongeye kubasuhuza cyane. Iyi ni Ndizi Note uko dusanzwe tubimenyereye, urubuga rubanyurizaho amasomo agiye atandukanye y'umuziki. Naje nanone mu isomo rya gitari, nje kubwira amakodes y'ibanze ugomba kumenya niba ushaka kumenya gucuranga gitari. Codes z'ibanze ukoresha ni C, G, E minor, A minor, D minor ndetse na F. Turayitoza gute? C, A minor, F, D minor, G, A minor na E minor. Sorry. Strumming technique ragenda iti chan tika tika chan tika tika chan tika tika pam tika tika down down up down down up down up down down up down up down. Kwagiye down 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 up down down to A minor, F, D minor, G, down up down, E minor, C, up down A minor, F, down D minor, G, down E minor. Yes, nizere ko rero iri somo mubashe kuryumva neza no kurimenya neza. Wifuza kuba waba umunyeshuri wa Ndizi Note Music, ushobora kunyandikira muri numero uri kubona muri description. Hari ikibazo kuri comment, nawe ushobora kunyandikira ku cyo wifuza ko nagukorera. Mukomeze kugira ibihe byiza.